Mbahaye ikaze cyane mu kiganiro cya Showbiz Tonight. Njye muri kumwe Government Speaker and Public Speaker, umuvugizi wa Rwanda Stanferi Official. Mu Rwanda ari kuvuga amakuru menshi cyane. Umugabo bita Moses Motion ni nyuma yuko atawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ni nyuma yuko umuyobozi wa RIB Murangira Bitseri avuze ko uyu mugabo bamufashanye akoresha ibiyobyabwenge bidasanzwe cyane. Ni nyuma yuko twibutse neza muri 2023 nibwo umugabo nanone bamupimye ibiyobyabwenge basanga abikoresha, ariko biza kurangira bamurekuye. Mu Rwanda ari kuvuga amagambo nanone navuga ku muhanzi bita Element LA, na amagambo yakomeje guca ururondogoro. Ni nyuma yuko inzu ya 155 AM itanze itangazo rigenewe abanyamakuru rivuga ko nta muntu n'umwe uri muri mwiranzu itunganya umuziki ya 155 AM bari guhatira kugumamo, by'umwihariko bashimangira ko umuhanzi bagakwiye kugumana cyane ari umuhanzi bita Bruce Melody, cyane cyane ko ariwo ubamenyera inyungu nyinshi cyangwa se ari we ubasha kunguka ugeranyije n'abandi bahanzi barimo buriya harimo Roskana, Kensol ndetse na Kivumbi wari hafi kwinjira mw'iyi groupe ijyanye itunganya umuziki cyangwa se imenyera inyungu z'abahanzi umuziki. Abahanzi bamwe na bamwe ndetse n'ababloga cyangwa se abandi banyamakuru ndetse n'abandi ba influencer bagiye babigarukaho cyane. Umugabo rero navuga usobanura filime Junior Giti, muramuzi kamenyera inyungu umuhanzi bita Chris Easy. Ni nyuma yuko nawe yatangaje ko abanyarwanda bamwe na bamwe badafite ubumenyi bwo kuba bamanaginga mu music bakabikuramo inyungu. Yavuze ko rero abinyujije ku mbuga nkoranyambaga agira ati bamwe na bamwe bavuga ko nta nyungu ushobora gukura muri muzika nyarwanda cyangwa se ngo umenyere umuziki abahanzi ukuremo inyungu. Uyu mugabo usobanura filime Junior Giti yavuze ko ibyo bintu atemeranywa nabyo. Abanyarwanda bamwe na bamwe bafite ubushobozi bwo kuba bamenyera abandi inyungu z'umuziki ndetse bakanayibyaza umusaruro, ahubwo aba bantu bavuga ngo bamenyera abandi umuziki babanze babyige, bamenye ikibuga, bamenye business, babashe kubibyaza umusaruro. Ni amagambo rero yagiye avugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu munsi. Muri Nigeria naho ari kuvuga amagambo menshi ku mugabo bita Davido. Ni nyuma yuko nyine yari agapapu mu mukobwa bita Spyro ubwo yahita yigumira yigendera muri gospel. Avuga ngo abahanzi bo muri gospel abo muri Nigeria barajwe inshinga no kuba bashaka amafaranga kurusha uko bagakwiye kuririmba indirimbo zihimbaza Imana zikagira umusaruro kuri bamwe ndetse zikanavura ibikomere, by'umwihariko ko ari cyo kintu baba barahisemo. Ni amagambo nayo ari kugenda acicikana cyane. Naho rero muri Uganda Dr. Jose Chameleone ni nyuma yuko yaravuye muri United States of America avuga ko abahanzi bamwe na bamwe bo muri Uganda babanye muri muzika mu itsinda ry'umuziki batamubaniye mu gihe yararwaye. Ni nyuma yuko rero yagiye kwivuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika indwara navuga z'ibihaha z'umutima bitewe no gukoresha ibiyobyabwenge ku kigero cyo hejuru cyane. Naho hano mu Rwanda naho turongera tubabwire ko umuhanzi bita The Ben Benjamin himself ari gutegura igitaramo azakorera hariya muri Serena Hotel. Ni hoteli ibarizwa hariya mu karere ka Uganda. Ni igitaramo kizaba rero ku matariki ya 17 z'ukwezi kwa Gicurasi, ubwo ni mu kwezi kwa gatanu. Ni igitaramo kizaba kidasanzwe kuko uyu muhanzi bita The Ben Benjamin himself yakomeje abigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ze cyane cyane nka Instagram, avuga ko abantu bagakwiye kwitegura cyane ko ari igitaramo kizaba kidasanzwe cyane. Ndaje dukomeze dusesengura amakuru ari kuvugwa hirya no hino mu myidagaduro. Tugaruka mu Rwanda, amagambo yacitse ururondogoro. Ni nyuma yuko umugabo bita Moses Motion wamenyekanye cyane muri Motion. Ni inzu itunganya ibijyanye n'imyambarire cyangwa se fashion design. Uyu mugabo wamenyekanye cyane guhera muri za 2013 ubwo yatangiraga uruganda rwe rukora imyambaro
uyu mugabo rero yaje kumenyekana cyane nyuma y'uko yakoze imyambaro myinshi iramenyekana cyane mu Rwanda. Ni nyuma y'uko yakoze imyenda iza gukoreshwa cyane muri 2015 mu kwita amazina ingagi. Harimo abasitari benshi bagiye bagaruka kw'imyambaro se cyangwa bayikoresha mu icyo gihe cyo kwibuka cyangwa se navuga cyo kwita amazina ingagi, ndetse na His Excellency Paul Kagame nawe akoresha ino myambaro navuga yari yadozwe n'umugabo bita Moses Motion. Aza kwamamara cyane bitewe nuko ni ikintu kitoroshye cyane, by the way ni ikintu kitoroshye kuba wadoda imyambaro ya made in Rwanda ikambarwa n'umukuru w'igihugu, ni ibintu bidasanzwe cyane. Uyu mugabo rero muri 2023 nibwo yaje gufatwa n'urwego rw'ubugenzacyaha bamushinja ibiyobyabwenge baramufunga, biza kurangira avuye mu buroko akomeza gahunda ze zo gucuruza imyambaro. Nanone yongera isoko ararifata ndetse anabasha kuba yafata imyenda akayicuruza ku rwego mpuzamahanga, aza kumenyekana nk'umusitari mu Rwanda. Ndatekereza abantu benshi baramumenye kubera icyo kintu navuga. Ku munsi w'ejo rero nibwo twabonye itangazo, n'itangazo urwego rw'ubugenzacyaha RIB, umuyobozi Murangira Bitseri yavuze ko nyine uyu mugabo bita Moses Motion yatawe muri yombi ni nyuma y'uko yashinjwe ibiyobyabwenge. Ni nyuma y'uko rero uyu mugabo yatangaje amagambo atari meza ku mbuga nkoranyambaga. Muri bamwe basomye itangazo cyangwa se ibintu yari yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ndetse na Instagram, ni amagambo navuga atari meza. Ni amagambo yagarukaga avuga ko nyuma y'uko twavuze mu gihe bitaga amazina ingagi, First Lady cyangwa se Madame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaganiriye na Moses Motion mbere y'uko imyambaro yagombaga gukoreshwa mu kwita amazina ingagi ikoreshwa yambarwa. Ndetse First Lady abwira uyu Moses ko imyambaro yadoze igomba kwambarwaho na His Excellency Paul Kagame. By the way nuko Moses arabyumva abikubita mu matwi ye abirenza aho ngaho. By the way byaramushimishije kuko yagombaga kwinjiza amafaranga, ariko ku rundi ruhande abigaragaza ko byamubabaje cyane, ndetse anabyandika avuga ngo narayindira nyuma y'uko numvishe First Lady ambwira ngo imyambaro nadoze His Excellency araza kuyambara mu kwita amazina ingagi. Ni ibintu rero byatunguye n'abantu benshi cyane. Nuko rero yabyanditse avuga ko yarayarira mu icyo gihe nyine ubwo yumvaga ko imyambaro ye yadoze ndetse ari bunishyurirwe cyangwa se bari buze kumwishyura ku rundi ruhande iza kwambarwaho n'umukuru w'igihugu. Ndetse mu magambo mabi cyane avuga ngo njyewe nanga umukuru w'igihugu nanga, ndetse n'ibindi ntabasha kuvugira ngaho itangazo mwararibonye. Ni ibintu rero byagiye bigaragara ko yabivugishwaga nuko yakoresheje ibiyobyabwenge byinshi, ibiyobyabwenge bikamurusha ubwenge nyine wa mugani, bigatuma yandika ibintu bidakwiye cyangwa se bidakenewe. Ni nacyo cyatumye rero bamufunga. Twibutse neza muri 2013 uyu mugabo nanone abantu batangiye kumuvuga amagambo atari meza, ariko biza kurangira bavuga ko yaba akunda gukorana cyangwa se ko abana n'abo bahuje igitsina. Biza no kwamamara cyane muri 2023 ubwo uyu mugabo nyine yabishyiraga ku ruhande cyangwa se yabishyiraga ku mbuga nkoranyambaga ze mu buryo bweruye, agaragaza ko we aryamana n'abo bahuje ibitsina. Ntabwo byatunguye abanyarwanda kuko kuri uyu munsi hari abantu benshi babikora ku buryo abantu basigaye babibona nk'ari ibintu bisanzwe. Ariko muri bamwe navuga nabo bavuze ko uyu mugabo bavuze ko nyine ibintu yakoze bishobora kuba yarabiteshejwe n'ibiyobyabwenge cyane. Bamwe bavuze ko atari ibintu bikwiye kuko nta magambo navuga umuntu muzima atabasha kuvuga cyangwa se atabasha gusohora atagize ikintu yanyweye. Ni ibyo ngibyo rero umugabo ari kugenda azira. We never know what will happen, what we have to need, we just have to waiting, we never know what goes on. Twebwe no gutegereza tuzamenya ngo bizagenda bite. Ariko nyine umuyobozi w'urubyiruko se cyangwa navuga minisitiri w'urubyiruko ndetse n'iterambere ry'ubuhanzi mu Rwanda utuma twishima Jeanne Paul yabigarutse rero ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ngo urubyiruko bana b'u Rwanda
nimwirinde amagambo mabi mukoresha ku mbuga nkoranyambaga zakakwiye kubabyara umusaruro imbere aho kuzikoresha mu buryo budakwiye cyangwa se uburyo butagira ikintu bubamarira muri sosiyete, ahubwo byagakwiye kubicira ubuzima. Ni ibintu yagarutse igihe kirekire cyane. Ni umuntu uvuga ko rero imbuga nkoranyambaga zagakwiye gukoreshwa neza kurusha uko zakoreshwa nabi. Naho muri Nigeria, nyuma y'urugambo rwavuzwe ejo ku muhanzi bita Diamond Platnumz agaragaza ko yatakaje arenga miliyoni 650 mu bukwe bwa Juice Juma, umuhanzi bita Davido nawe yakira urondogoro mu gihugu cya Nigeria nyuma yo kugaragaza imikufe ya zahabu y'akayabo k'amafaranga menshi miliyoni 142,736,300 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi rero uyu muhanzi yagaragaje ko yaguze imikufe. Ni mu rwego rwo kugaragaza ko ari umuhanzi cyangwa se umuhanzi ufite ubushobozi butagereranywa n'abandi bahanzi bari hano muri East Africa, nyuma y'uko Diamond Platnumz yagaragaje amafaranga navuga ngo atari makeya mu bukwe bwa Juma Juice. Navuga ko ari ihangana abahanzi batangiye ku bintu bitagakwiye. By the way, njye muri kumwe ni official Stanferi, kandi subscribe ngo tujye tubana.